U Rwanda rwasabye ko umutwe wa FDLR usenywa mu nzira cyangwa se mu buryo bwihuse. Aya ni amakuru nkuzaniye rero, iyi nimenya n'ibimfo nguhaye ikaze. U Rwanda rwasabye ko gusenya FDLR bishyirwa mu bikorwa vuba vuba. Aya ni amakuru nkuzaniye, tugiye kubiramburira hamwe tubirebere hamwe. Ni inkuru dukesha igihe.com. U Rwanda rero rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke uri mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mbere yuko rero twinjira muri iyi nkuru neza, reka manze nkubwire ngo kanda subscribe aho hasi kuri uno muyoboro ukugezaho amakuru agezweho ku gihe. Tukugerezaho amakuru ku gihe, isaha ku isaha, amakuru tuba turi kugenda tuyabagerezaho ku gihe. Iyi nimenya n'ibimfo, kanda subscribe aho hasi ubundi witeganyirize cyangwa se uzajya ubonera amakuru ku gihe. Byagarutsweho rero na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi ko igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe no mu gushaka n'ubundi amahoro arambye n'umutekano hamwe mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rero rwemera ko amasezerano ya Doha n'aya Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuzwe mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba EAC no mu muryango wa SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi kugira ngo amahoro arambye akomeze kuboneka n'ubundi muri aka karere dutuyemo. Umutekano n'iterambere mu karere kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Ibi rero ni byavugiwe muri iyo nama Dr Vincent Biruta yari yitabiriye, aho yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza no gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose, kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa. Reka nkubwire ngo iyi nimenya n'ibimfo niko ndagenda nkomeza kubikwibutsa. Ntugende udakanze subscribe nyamuneka, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Dufite intego yo kuzuza abasubscribers 10,000, tugasoza uyu mwaka dufite abasubscribers 10,000. Nawe watanga umusanzu wawe kugira ngo umuhigo wacu ugerweho, kandi reka nkubwire ko uyu ari n'umuyoboro ukugezaho amakuru abagezweho ku gihe. Niyo mpamvu nkwibutsa ngo kande subscribe nyamuneka udacikwa n'amakuru tugenda tugukorera. Mu gukomeza rero yakomeje agira ati, muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho, aho gushyiraho izindi nzego nshya kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobya inzira no gutesha agaciro ibyumvikanyweho. Ibyo nibyo Dr Vincent Biruta wagiye ahagarariye u Rwanda n'ubundi hariya muri Uganda yagiye akomozaho. Inararibonye rero zigaragaza ko gucamo ibice no gushyiraho inzira nshya bitinza ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko rero ibibazo biri muri DRC no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye, hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo, aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa se zidakemura ibibazo mu mizi. Yakomeje agira ati, guhora ikibazo cya Kongo kigirwa icy'abandi ntibizakemura aya makimbirane, ahubwo bizakomeza gutinza ibisubizo bitewe nuko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politike n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Dr Vincent Biruta kandi yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari
gukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ugashyirwaho n'ingabo za RDC. Yakomeje agira ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro k'uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS cyangwa se ubwo nawo ni umuryango wundi. Yakomeje yemeza ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye mu mutekano w'akarere. Yasabye umuryango mpuzamahanga kandi guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye mu kubaza impande zose n'inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba hashobora kwifashishwa imitwe y'abitwaje intwaro nka FDLR, bityo nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Vincent Biruta yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona ko nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiye kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa hagendeye ku mpamvu muzi. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukora no gutanga umusanzu warwo, rugahamagarira impande zose bireba kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye mu mutekano w'akarere. Reka nkubwire ngo wowe twabanye muri aya makuru ndagushimiye, kanda subscribe. Amakuru yacu nakagaruka hano kuri Menya Nibi. Ciao ciao.